Ngendi bihamya bihamiriza aba. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka dutangire tubaha ikaze ndetse tunabashimira mwese mwamaze gukora subscribe ndetse tunashishikariza n'abatarayikora kuyikora kugira ngo mubashe kubona ibiganiro byiza tubagezaho. Uyu munsi rero ibintu amazi ntago ari yayandi. Musabwe gutera gatebe apana gasonga bugari. Musabwe gutera gatebe mukicara mukareba iki kiganiro. Kubera ko haraza gushya. Dufite umuziki, dufite n'umuhanzi, dufite n'umugeni. Ubundi Kavatiri akubiyemo ibintu byinshi cyane. Ni umuhanzi, ni umubyinnyi, ni n'umugeni. Akaba n'umusaperi. Azi gutsapa kabisa. Reka muhe ikaze Kavatiri. Ikaze kuri Kigali News Channel. Turaryakiye. Sengera rero, banzu nsengere, doruvuye gusenga. Mangira neza. Uyu munsi turagira ngo tukubone kuri iki kiganiro tugiye gukora. Turi kumwe n'umukozi wawe rero muri aka kanya ukora kuri iki kiganiro kugira ngo nawe ari wowe ukora ahubwo ijambo ryari ryo rikora kugira ngo nikigende nk'uko abantu babishaka ahubwo kigende uko ubishaka nicyo cy'igihombo ahubwo cy'inyungu. Musabiye umugisha nsabiye n'ibyo akora umugisha kirizo n'irya Yesu Kristo amen. Amen. Ese Kavati turangije gusenga uhita useka. Wari wuzuye umwuka. Kuvuga ngo ibintu byose ubundi umuntu agomba guhora mu munezero kubera ko Yesu ahora tugirira neza. Nta mpamvu yo guhora twigunze kandi Yesu ariho. Nta n'impamvu koko. Ariko Kavati ushobora kuba ibintu byawe byaraciyemo. Dore impamvu Kavati ashobora kuba ibintu bye byaraciyemo. Kavati ufite ubwanwa. Kavati bavuga ko abantu bafite ubwanwa baba ari abakire. Mbabarira niba uri umukire umpe ku mafaranga kuko ntiwamakanira ngo mbyemere. Ahubwo nangize ngo ugiye kumbwira ngo mbara nimba uri umukire umpe ku bwanwa. Aramurangiye. Ariko no ku bwanwa umpayeho nakwemera. Ose ni yarambwiye ngo ndakwinginze ngo makanwa kandi ngo konyine. Ariko yaragushukaga hari igihe ushobora kukamuha ibyo watekerezaga ntaba ari ibyagakoresha. Ariko se Kavati ndagira ngo nkubaze. Kavati iyo wicaye ukibuka ko ubwanwa bugirwa n'abantu bakira niyo ngo udakize ubu uzakira wowe ubyumva uti? Byumva neza ko Yesu yateguye ubutunzi bwanjye ndi muto none ukabutunzi byumvikane ko ugiye kumpa ku mafaranga. Ukuvuga ngo buriya Yesu yarabiteguye ko nzatunga niyo mpamvu yarebye akavuga tungu ngiye kwereka igihugu cyose yuko ndi Imana. Nako si igihugu cyose ahubwo ni ibihugu byose bigosisi kubera ko yakoze ikintu kimwe cyonyine kitagikwira isi yose. Ariko se Kavati reka nkubaze nta na rimwe ko mbona witereye nk'abasore nta na rimwe wigeze wifuza kuba umuhungu mu buzima bwawe? Ntabwo nigeze nifuza kuba umuhungu ahubwo ngewe natekereje ko nzambara nk'abatipe. Kaka abantu barambwira ngo nsa n'abatipe nekeza ko nzajya niyambarira ipantaro n'ikote n'ishati na karuvati costume na chongo bomba clat wazajya yambara costume na chongo. None se Kavati reka nkubaze Kavati niki cyaje kuzakwicira gahunda? Nuka umuhamagaro wa Yesu. None se abantu bambara costume na chongo ntibagira Yesu yaramamagara amabwiriza y'imyambaro ngomba kwambara. Yaguhamagaye kuki Kavati? Nyine Yesu ujya guhamagaramo ni bake babasha kubumenya kuko Yesu ajya aganiriza abantu biwe kababwira akabagira inama akabereka uburyo bagomba kwambara n'uburyo bagomba kwitwara. Ese Kavati ari tipe na tipeti uri iki muri ibyo? Tipe na tipeti ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi? Tipe na tipeti ni biki? Ndi kumvamo tipe ni umutipe igo ariko tipeti se ni umukobwa se ni biki? Nyine ngewe ndashaka ko uhitiramo.
aho kugira ngo ube tipe no kugira ngo ube tipete ntabwo mbizi nyine ihitamo basi ibyo wumva njyewe wakwemera ikintu mba numva naba nyine uko Imana ishaka kumva kuko bya tipeti n'ibya tipe se ni umutipe banza umbwire tipe ni umutipe tipeti ni umukobwa ako ngako ni agatego uneze kubera ko ngewe gutya amagaze kuko nzi ko ndi byose ubwo mbuze amahitamo ubwo uri hybrid se nyine urumva ko nimba tipe na tipeti n'ubundi ari abakobwa ari umukobwa n'umuhungu kandi ngewe nkaba mfite face imwe y'abahungu nkagira na face imwe y'abakobwa ubwo ni face ebyiri ziri kuri njye ubwo rero amahitamo arananiye rwose mumbabarire ariko se Kavati reka nkubwire namaze igihe kinini ngukurikira nanagukunda ubu reba ndi umufana wawe urumva ariko nkwibazaho ibintu byinshi uze kuza kunyihanganira niwumva ndimo ngwata utubazo twa buri mwanya urumva none se Kavati ngiye nkurikije ukuntu nkureba nifuza kubona amaso ku maso hari ikintu ashaka kureba mu by'ukuri nkurikije ukuntu nkureba Kavati ubu wagusaka yasanga koko uri umukobwa ikibazo noneho wagiye kumva buriya rero si byiza kugira ngo umuntu wese hagire umuntu wumva yuko yamureba ubwambure ntabwo ari byiza njye ntabwo mvuze ubwambure mana nyagasani none se bagiye kugusaka bagiye gusaka ngo barebe ko uri umukobwa batakwambuye none se ubwambure nibwo bugaragaza ko umuntu burya ari umukobwa none se bagusaka iki uba ufite yesu we shaka ubundi bagusaka amafaranga none se nta kindi kintu gusaka amafaranga cyangwa agatelefone ko wabaye ugitunguka ukimbona ugahita uvuga ngo uriya mudamu hari ubwo wari ubonye ubwambure bwanjye impamvu navuze ngo uriya mudamu Kavati irashatse vuga ko ubwambure bwanjye bwari buri ku karubanda impamvu njyewe navuze ngo uriya mudamu kako nabonye nyine Imana yaguhaye yakuremye uburyo bwawe ishaka mu buryo bwayo ikugira nyine nk'umuntu ugaragara nk'umumama cyangwa umusista kumva ariko njyewe yamaye uburyo bw'abantu babiri uburyo bumwe nshobora kugaragara nk'umukobwa ubundi nkagaragara nk'umutipe niyo mpamvu buri wese abasha kwibaza ngo uri umukobwa cyangwa uri umuhungu kubera ko njyewe nahawe amasura abiri ubundi nafashe isura ya mama n'iya papa kabisa niyo mpamvu noneho nabona ubwanwa nubwo kwa papa Kavati ibintu byawe ni hatari ese Kavati wamvugiye ukambwirira abantu ngo kora subscribe kuri Kigali News Channel ahubwo nibatangire babikore bakora iki bakore subscribe bakore subscribe bankurikire kandi ikindi nanone nshaka kumenyesha abakunzi nago Gerard namuvuyeho ndacyamuriho turacyari kumwe ahubwo iyi cano nifashishije ni cano izazibahereza amakuru yose muzajye muyikurikira izajya bahereza amakuru yose ayo mu ntara mumenye iterambere ngezeho mumenye mbese Kavatiri twabonye ari mutoya ageze kuki arateganya iki ese ibi bintu by'Imana yarabikomeje yabivuyemo ese ubundi Kavatiri yakomeje kwitwara neza yakomeje kwitwara nabi bimeze gute nese Kavatiri waba ntaguciye mu ijambo kuvuze ngo ese Kavatiri yakomeje kwitwara neza yakomeje kwitwara nabi waba warigeze witwaraho nabi buriya nabi bavuga nuko bambona ku yindi cano babona ko nabaye ikirara ariko ntago ari uburara Gerard bafite akazi kenshi mbisobanurire n'abakunzi rwose komenti zanyu narazisomye narabikurikiye Gerard afite abakunzi akazi kenshi cyane ntago rero kubw'akazi kenshi aba afite yabasha gushyika mu rugo aho nuye ngo abashe gukurikirana ibintu byanjye byose rero ni byiza ko twifashisha izindi cano kugira ngo n'ibindi mushaka kumenya mujye mubikurikira ku zindi cano Gerard turacyari kumwe rwose nimugire ikibazo Kavati ntaguciye mu ijambo ukuntu ugaragara nubwo ugaragara nk'abasore ariko mu by'ukuri uri umukobwa mwiza pe nkurikije imivugire yawe imyifatire yawe uko njye nkubona uri umukobwa mwiza Kavati ugira boyfriend ni iki
boyfriend ni umusore mukundana. buriya rero ibintu byo kuvuga ubu umusore sinabikomfirimaho ngo mvuge ngo ndamufite. Twabisize muri positif, tuzamenya ko hari uko tubona yagize. Mwabisize muri positif. Nyine kuvuga birahari ntibinahari, hagati na hagati bishobora kuba bihari cyangwa bidahari. Positif burya ibintu biri muri positif biba bivuga ko biri hagati na hagati. Uraza kumfasha rero sinizi ubureba ndi nkandagira. Kavati wagarukiye mu wakangaye. Kuvuga buriya amashuri Imana yateguye ko niga niyo nize. Gusa abantu benshi iyo bakurikiye ibyo mvuga cyangwa ibyo nkora baba babona nararangije kaminuza. Ariko ntabwo nayirangije, ahubwo ubwenge bwanjye ni ubwenge karemano, n'ubwo Imana yandemanye. Ntabwo mbukura mu ishuri, ntabwo mbukura ku kindi kintu, ahubwo ni kwa kundi nyine icyo Imana yateguye kuzakugira cyo nicyuba, ubwenge Imana yamaye. Ese Kavati reka nkubwire, watubwiye yuko ushobora kuba ufite umukunzi cyangwa ukaba utanamufite, wabisize muri positif. Ariko basi mbese muri make nta makuru waduhaye, wabisize muri positif. Noneho njye ndashaka kwibariza akantu kamwe. Ubaye ugiye gukunda, reka mbibare nkaho ntawe, ubaye ugiye gukunda umuhungu, wakunda umuhungu ushingiye kuki? Buriya rero ushobora gukunda umuntu watagukunda. Hano ubwo ari byiza kugira ngo nimba uri umukobwa ugiye gukunda umuhungu, kuko uramutse ukunze umuhungu ntagukunde byakubana ikibazo. Ni byiza wowe ko ureka ugakundwa aho kugira ngo wowe ukunde. None se nyuma y'ibyo, mbere ya byose, buriya hari ibintu nari nakabanje kukubwira ariko sinabikubwiye kubera ko nari mfite amatsiko yo kubaza utubazo twinshi. N'ubu ntiturangiye, ariko reka manze nkubwire ngo wambaye neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ngewe ngira ikibazo, sinjya mpfa kwambara nk'inkumi. N'ibi ngibi ubu sinzi uko biba byaje, ni umuntu uba wabinyeretse kambwira ati yambarira ibi ngibi ntacyo bitwaye. Kavati wambabariye ukansobanurira aka kantu kitwa gake? Kano kangaka bakita ururabo. Ni ururabo ariko rukoze mu buryo bw'ingofero. Ururabo bashyira hano nyine ku musatsi, rujyanye n'ikanzu irimo hariya. None se iyi ni ikanzu yo y'abageni ndabibona. Wanambwiye ko uri umugeni wa Yesu, simbitindaho. Izi nkweto zitwa gute? Izi nkweto rero ni ukuvuga ngo urabona iri bara riri gusa na hano, iri ngiri naryo riri gusa no ku ngofero. Ubwo rero ni ukugira ngo nyine umuntu ajye agerageza kwambara ibintu bijya kujyana. Ibyo ndabyumva, icyo nsobanuriye ni kimwe, ni uburyo wajyanishije. Ariko ntabwo nsobanuriye izina ry'inkweto wambaye. Izi nizo bita creyo na shimboke? Oya, izi nkweto bazita kubera ko nakunda kumenya ibintu byose by'inkweto. Izi nkweto ntabwo nibuka izina ryazo kuko riragoranye, ariko umuntu twaziguze nzagenda kuri mubaza. None se Kavati ko ngiye amakuru mfite neza, ni uko uri umuhanzi. Ubu nta karirimbo watunyurizaho kabisa n'abakunzi ba Kigali News Channel bakavuga ati Kavati yaturwanya dukubita akaririmbo, irungu ntiribice nk'abantu basuwe n'umuhanzi? Njyewe ndi umuhanzi, nibyo Yesu yagize neza, ndi umuhanzi, ariko mbikesha Diane na Sahihi. Imana ikibaho umugisha ko niwe wamfashe gukora indirimbo, gusa n'izirakorerwa amashusho. Ariko reka mbaririmbireho indirimbo imwe, ndirimbe muzasohotse se cyangwa ndirimbe muzo nakoze cyangwa ndirimbe muyo neganya gukora. Hose watunyuriramo bibaye byiza, kuko twebwe dufite inyota yo kumva indirimbo zawe. Gendi bihamiriza abantu yuko Yesu ariho. Gendi bihamiriza abantu yuko agira inzira nyinshi.
iyanjye yayicishije mu muhanda muri kaburimbo ititaye ko harimo ibinyabiziga iyanjye Imana we yayicishije mu muhanda. none se Kavati iyo niyo washyize niyo wakoze niyo nenda kuzakorera ibindi bice nkayikoresha. watunyuriyemo se n'umutwe washyize hanze urimo gukora muzo nakoze zitari zajya kuri cano yanjye. Nyiravuga ngo nimureke mbabwire bakecuru nimureke mbabwire abana batoya namaze igihe kinini ndafite umukunzi na wundi ni Yesu ariko uwo nabonye nagira uko asa ndabarahiye uwo nabonye nagira uko areshya na wundi ni Yesu ubugari bwe n'uburebure bwe na wabeza na wundi ni Yesu iyo asanze ndira aramuza iyo asanze mbabaye aranterura akandyamisha mu giti. oya nibyo ariko reka ntwarwe kuko biraryoshye biraryoshye. noneho mbagasitarisi ndi gukora iyi ndirimbo kubera ko hari ayigera ikavuga ngo arangira igitakansi umuproducer uri kuyikora yarayikoze noneho ayitega amatwi arayumva arangiye mbona arasetsa aratembagaye ndamubaza se ndiri gukora indirimbo ukaba uri kwisetsa ugatembagara habaye iki kandi hano uri kuririmba ngo arangira igitakansi watobarese ukatunyuriramo muri ako kantu karankira igito nkumva nanjye niba nagira ubukiri igito avuga ngo iyo sanze mbabaye aranterura akandyamisha mu gituza cye iyo sanze ndakaye aranyira igitakansi yemwe ndabibabwiye namwe mushaka umukunzi. ese Kavati reka nkubaze twaganiriye ku buzima bw'umuziki twaganiriye ku buzima bwawe bwite ibibazo nari ngufiteho amatsiko byose nabikubajije ariko hari ikintu nifuza kukubaza Kavati mu rugo ni hehe? mu rugo ni hagati ya Kibuye na Ngororero. ni uwuhe murimo wakuze ukunda gukora se? Umurimo nakuze nkunda gukora ni umurimo wa karate cyane. oya rwose nanjye kuri karate mbiziho ducanganeho gato ndebe na oya mbabarira Kavati ducanganeho gato ndebe kabisa wagiye ngewe dore banza kwanza unyereka akuzi kambere twagiye biratamike hanyuma ubwo ngewe ariko nahita nkuboroka ubu se ngutera uramboroka ngutera Kavati uraboroka koko Kavati reka ngushimire wakoze kuza kuri Kigali News Channel mbwirira abantu ngo munkundire Kigali News Channel. Mana we please nabapfukamira ku bwanyu munkundire iyi channel munkoreye Kigali News Channel munkoreye subscribe kugira ngo mukurikire amakuru y'ibyo Yesu agenda ngezaho n'intambwe agenda ngezaho kubera yuko byose ndaza kubifashwamo namwe abafana banjye n'abakunzi. Murakoze cyane. Akabizo usubahaye ego hako na mukozi w'Imana usomana ubona kugira gutya urabyanze na mukozi w'Imana usomana. Kavati ngiye unagusoma reka niba ari ukuvuza nagusoma Kavati ngusome sha mwakoze cyane kandi mukore subscribe share like na comment ntimwibagirwe no kujya mukurikira channel ya Kavati mukareba indirimbo zagiye kujya ashyiraho. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.